Yesu ashimwe, mwaramutse neza. Igitondo cyiza cy'umunsi wa gatanu mutagatifu wa Kristo, umunsi Yesu yaraye mu mva ku bwacu. Yagiye kubwiriza n'abera bari bari ikuzimu, yagiye kuzirika Satani n'ingabo ze za bariya Apoloni n'izindi zose. Turashima Uwiteka Nyiringabo ko iki gihe mu myaka 2000 ishize yari ari kuzimu, yagiye abisi babonaga yatanze, ariko yari yagiye kwaka Satani urufunguzo, kubohoza abera no kuzirika Satani no kumubwira ngo ndagutsinze burundu. Turashima Uwiteka Nyiringabo rero ko uyu munsi yabidukoreye. Ubundi ni umunsi wo gutuza tukunamira Kristo, tukubaha igikorwa yakoze. Uhishuriwe neza kuko nanjye umwuka w'Imana yahishuriwe imirimo yose ikorerwa muri iyi si yose myiza y'Umwami Imana n'abamarayika be, irakorera twebwe abana b'Imana. Bibiliya iravuga ngo kuko ngo abamarayika ngo ari imyuka ikorera abazaragwa agakiza. Uvuga ngo abamarayika partout mu isi baba bahari, baruzuye, baratembera, barahari hirya no hino, kuko ni imyuka ikorera abazaragwa agakiza. So iyo myuka idukorera rero, akazi kose gakorwa mu ijuru, agenda y'ijuru, imikorere y'ijuru, Imana, abamarayika, abakerubi, abaserafe, bose bakorera abantu bo muri iyi si, nibo bakorera. So ni ibintu rero by'agaciro kanini. Ejo narababwiye bimwe mu bintu Umwami Yesu yatugizeho agakiza, karadutsindishije, kadukuyeho ibyaha, kadukuyeho urupfu rwa burundu, katugize abami, katugize abatambyi, ab'Imana yaronse, abaraganwa na Kristo, abahesha b'amahoro, aho dukandagire haba hacu, abafite imbaraga z'umwuka yera mu biganza, aho dukandagiye ibintu birahinduka, aho dukandagiye turi abana b'Imana, ibyaremwe bishya, abantu bavuye mu bise by'amaraso ya Kristo, abo umutima w'Imana uri utera kubera twebwe. Bibiliya iravuga mu Baheburayo ngo ese ngo umwana w'umuntu ni iki, nk'uko Imana yamukunze cyane ikamushyira munsi y'abamarayika, ikamuha icyubahiro ariko kiruta icy'abamarayika, ikabashyiraho ngo bamukorere. Umwana w'umuntu ni iki? Ubwami bw'Imana buterana ku bwe, inama y'agakiza igaterana. ngo se ninde ukwiye kumucungura? Ijuru ryose rigaceceka ku bw'uwo muntu, ariko hakavamo igishitsi cyo mu muryango wa Dawidi, ariwe Kristo. Ariko ngewe igitabo ndagifungura. Umwana w'umuntu ni iki? Tuvuga Kristo, twavuga Imana, twavuga umwuka, ariko ntitwibuka impamvu bariho ku bw'umwana w'umuntu. Ngo amasezerano yacu ko Imana iyatanga, ngo byose byashyizweho ku bw'umwana w'umuntu, ngo naho isi yashira, ijuru rikavaho, uwizera amasezerano azabona isi y'amasezerano ye. Umwana w'umuntu ni iki? Ko Umwami Imana amwitaho. Mw'abantu, hari ibintu Dawidi yari avuga ngo turi iminyorogoto. Umunyorogoto ni iki? Ariko uhishura umwana w'umuntu wasanga atoroshye. Ngo mu mwuka ngo twicaye mu isi, mu ijuru, nako twicaye mu ijuru iburyo bwa Data. Umwana w'umuntu ni iki? Umwana w'umuntu ucumura, akagenda akagira amasezerano n'isi y'umwijima, ariko Umwami Imana agakomeza akamwirukaho. Ariko mwana wanjye ngwino. Umwana w'umuntu ni iki? Niyo mpamvu n'aba bantu bose ubona bagirira bagenzi babo nabi, ntabwo baba bazi ibyo bakora. Umwami Imana aravuga ngo kuko udakunze mugenzi wawe ubona, ntushobora gukunda Imana utarabona.
umwana w'umuntu ni iki? hari hakwiye kubaho ikintu gituma twubahana tugakundana ko dufite agaciro kadasanzwe, idante twahawe muri kirisito. mwami Yesu aravuga ati ariko byose ndabirangije kubw'umwana w'umuntu. umwuka wera akagoragoza, akamanura, akazamura. umwami Imana arareba abona ibintu byose Nebukadinezari yikora, aravuga ati ni ukuri kuko ndagukunda. amushyira mu ishyamba kurisha ibyatsi imyaka 7, ariko ntiyamwima ingoma, aramugarura arayobora. natwe hari abantu benshi umwami Imana yashyize mu ishyamba, turi kurisha ibyatsi nta n'utubona. ni abapapa, ni abamama, baracyataha mu ngo zabo, baracyazihahira, baracyabyara, baracyakuza abana, baracyishyura minerivare, ariko bari mu ishyamba bari kurisha ibyatsi kugira ngo bagaruke bahagarare ku ngoma bahagaze neza, kuko urukundo rw'Imana ruri beyond y'ibyo byose tubona. umwana w'umuntu ni iki koko? Yesu umubiri we bawukore imyaka 400, bawukorera kuza gutura muri iyi si yanduye. araza aravuka, avukira mu muvure, avuka ababaye avukira mu muryango urenze inyifiya usanzwe, arakura, yigisha iby'ubwami bw'ijuru, yabyigishaga umwana w'umuntu. akuraho imirimo ya Satani, akora ibitangaza, yakizaga umwana w'umuntu. akora ibintu bikomeye muri iyi si. arangije arakubitwa, umubiri we ngo barawushenjaguye, ngo bawugize nk'ifu. niyo mpamvu mujya mubona umugati wa Eucharistia bakata utuntu dutoya, ni uko ari umubiri washenjaguye. nabyo arabikora kugira ngo gukiranuka kose kuzure. arabikora, n'amaraso yarameneka. arangije n'amaraso yagira amaraso adasaza kubw'umwana w'umuntu. none wowe nturamenya icyo Imana yakoze ntabwo turagihishurirwa. niyo mpamvu twitwara uko tumeze. ngewe hari ibintu umwami Imana yigeze ambwira kera, arambwira ati buriya nta n'ikintu kuri iyi si ntabakoreye, ahubwo ni uko mutagenda uko nshaka. burya ngo igisubizo n'ikibazo biba biri kumwe ahantu bitondekanye, ahubwo tutarahishurirwa ukuntu tubigenza. umwana w'umuntu ni iki? Yesu agira atya, n'amaraso arayamena, n'inkota bayikubita mu rubavu, amazi arasohoka n'amaraso kubw'umwana w'umuntu. arangije arabaza ati Mana ko wantereranye kubw'umwana w'umuntu. arangije araca kubw'umwana w'umuntu. baramushinyagurira, ibisambo biri ku musaraba biravuga bati se ko wakijije abandi wakwikijije kubw'umwana w'umuntu. ntabwo turahishurirwa abo turi bo. twari dukwiye kugenda neza mu kirenge cya Kristo. niyo mpamvu dukeneye kwiga ijambo ngo tujye dukora ibyo Kristo yakoze. we yaranatubwiye ngo muzakora ibirenze wa mwana w'umuntu n'ubuntu, muzakora ibirenze ibyo Yesu Kristo yakoze. muranteze amatwi? aduhereza imbaraga zo kwirukana abadayimoni, aduha ubutware mu isi. aho dukandagiye, buriya ahantu umukiranutsi akandagiye, abadayimoni barashya bagahunga. ingabo z'umwijima zigatangira ngo duhuriye mwana w'Imana, imidugararo igatera. umunsi umwe ngo Yesu ari kugenda, ngo Yuda arabaza ngo ntuza, yitwa ndera, Herode, aravuga ati ko biteje imidugararo kandi Yohani naramwishe naramuciye umutwe, habaye iki? ngo ibya Yesu bitera imidugararo kubw'umwana w'umuntu. ibyo byose Yesu yakoze, umubabaro we, umuruho we, kugenda, gutsinda, ibitangaza byose yabikoze kubw'umwana w'umuntu. ese muri gukurura identite dufite muri Kristo? ariko kubera ko twahetamishijwe, Satani yaradutsikamiye. uzi impamvu yadutsikamiye? ni uko tutamenya abo turi bo. wari wabona abasitepu mami barera abana, cyangwa abamama barera abana ba adopse, ugasanga ashaka gufata umwana w'umwami aramwibye, aramureza, akamurera nabi, kumutsikamira akamurera nabi. ariko uwo mwana afite ikintu arimo gikomeye, ariko ari uko akiri imbata. Pawulo yabivuzeho ati iyo umuntu akiri imbata agira abamuyobora. twabaye imbata rero,
satani adutera indwara tukaziryamana tukanywa ibinini kandi twahawe imibyimba ikiza indwara. Ikibabaje ni uko ibyo byakabaye kuba biba ku bana batabizi, ariko no ku bakuru ni uko. Uti ikintu kiramfata njyewe noneho aho mishuriye ko indwara zose ari abadayimoni, nta kikiba mu mubiri wanjye. Niyo kibayemo ndakirukana, niyo kitinze ndakibwira nti ndabizi uzavamo, ntabwo ari ubuturo bwawe. Aho ariko ni uguhishurirwa uwo uri we. Hagarara abantu bashaka kukubikora ibintu ukavuga uti oya Kristo uri muri njye araza kubirangiza. Ni uguhishurirwa uwo uri we. Niyo mpamvu umwe Dawidi yigeze avuga ati ariko hahirwa ishyanga rifite Uwiteka y'Imana. Ryari iyerekwa iryo ngiryo rikomeye. Umwana w'umuntu ni iki? Yesu agira atya amaze guca, aramanuka ajya ikuzimu, kubita satani n'ingabo ze, ateza akavuyo, afata igufuri azirika satani, azirika umudayimoni bita ngo Apolowori, azirika n'undi. Ngo hari n'abandi badayimoni babiri bakomeye yazirikiye ku rugi rwa Efurati, arabazirika. Arangije amwaka urufunguzo aravuga ati burya wajyaga muri Edeni ugashuka abana b'abantu. Muri kubyumva sitiri, yagiye gukura urufunguzo yatse umwana w'umuntu. Uwo ni umwana w'umuntu. Arangije afata abana b'abantu bari bariyo, ba Aburahamu, ba Dawidi, ati muzamuke tugende, kubera umwana w'umuntu. Ese muri gukurura umurimo Kristo yakoze? Arangije abatembeza Yerusalemu. Yari yarabwiye abigishwa ati mugume mu cyumba cyo hejuru nzaza, kubera umwana w'umuntu. Arangije abonekera abigishwa be bari barimo bagenda bafite agahinda, arabaganiriza ababwira ibyanditswe. Ibyo byanditswe ngo baravuze ngo mwumvishe ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yatuganirizaga ibyanditswe, ngo bari mu muhanda ujya Emawusi. Kubera umwana w'umuntu yabwiraga abana b'abantu, abahereza n'ibyanditswe, basigarana umutima ukeye. Imirimo yose Yesu yakoze byari kubera umwana w'umuntu. Ese na n'ubu nturahishurirwa? Arangije atembera mu murwa, yamaze iminsi 40 atarazamuka akibwiriza iby'ubwami bw'ijuru. Arangije aravuga ati ariko bana b'abantu mbasigiye amahoro, saa y'isi itanga. Isi nta n'amahoro igira burya. Aya mahoro mubona dufite ni aya Kristo, ntabwo ari ay'umutekano, ntabwo ari ay'ingabo, ni aya Kristo. Aramanuka akagera no mu mitima, kuko ku bwa satani habaye intambara, habaye za kovide, habaye imyigaragambyo, habaye akavuyo. Kuko ngo Bibiliya itangira avuga ngo isi niyo yari ifite ishusho, ariko baravuga mu byahishuwe ngo wasugushye ishyano, kuko umwana ari w'inzoka na satani aguye mu isi. Ngo yaraje ibyari biri mu isi byose arashwanyaguza. Umwuka yaraje gusana ngo asanga nta isi ntifite ishusho. Uwo ni satani, niyo mirimo ye. Ariko turagenda imodoka ntizigongana, ujya no gusitara ku muntu ukabona aravuga ati pardon. Imirimo yose ikorwa muri iyi si, ngo abamarayika bariho kugira ngo bakorere umugeni uzaragwa agakiza. Uwo ni umwana w'umuntu. Iyo ni identite. Yesu arangije kubasezera, amaze kubereka ko ibyo yababwiye byari byo, aberetse ko misiyo yo kubacungura, ari gucungura nde? Wa mwana w'umuntu. Arangije amanika akaboko arababwira ati mbahaye amahoro yanjye, ngo si nk'ay'ab'isi batanga, ariko ndayabahaye. Ni amahoro turarana inzara, ni amahoro batugambanira tugaceceka, ni amahoro batubeshyira tugaceceka, ni amahoro twibaza ngo ibintu biravaye mu kanya, y'amahoro akazana ibyaha. Atanga ubuntu, atanga agakiza, ababarira ibyaha, akuraho indwara, akuraho karande, akuraho umuvumo, kubera umwana w'umuntu. Ese na n'ubu ntimurakurura identite yatanze? Arangiza aravuga ati ariko muri abaragwa n'amasezerano, njyewe umwami Imana nimunesha nzaza kubatwara, tuzimana imyaka 1000, niturangiza tugaruke ducire imiryango 12 y'Abisirayeli imanza. Tuzacira ab'isi imanza. Pawulo aravuga ati se murananirwa koko? Murajya imbere y'abacamanza bambaye imyenda y'umukara muri abera? Mwari mukwiye guca imanza hagati yanyu muri mwe, imanza zoroheje nk'izo. None se ni gute muzacira imanza les 12 tribus de l'Israël? Nta nubwo yatubwiye abandi. Ese murumva iyo privilege? Ntiyigeze atubwira abandi, yatubwiye imiryango 12 ni abera bene wacu. Ibyo byose ni umwana w'umuntu. Ahubwo tugezeho gusanga dufite n'imbaraga ziruta iz'ijuru.
kubera ko imbaraga z'ijuru zibikiwe twe, ubutunzi bw'ijuru bubikiye twe, uburinzi bw'ijuru bubikiye twe, kugeza aho imana yarebye ibona lazaro avuga ati akwiye kuryama mu gituza cya Aburahamu. yari ikise kuri iyi si, yari umukungugu, ibisebe bye byuzuragamo imbwa ziriba zibirigata, ariko uriya muntu yari presiye. buriya ntukisuze sitime imbere y'imana, urakomeye. turakomeje. ibyo umurimo wa Kristo ntiwarangiriye aho, atari ko mu ntegerereze mu murwa, ibyabereye i Yudaya bigera i Samariya, bigere no ku mpera z'isi. umwana w'umuntu wose ari ku isi, abariho n'abazavuka ubuvivu n'ubuvivure n'ubuvivure, bya bindi Aburahamu yarebye akavuga ati ariko si imbyaro ni urubyaro, ngo yabibonaga biri kure, ngakumva umunezero uramwuzuye. bari abana benshi, zari imbyaro n'akabyaro n'urubyaro, akabibona ari kure, ngo akabibona akanezererwa. abo bose bari abana b'abantu. ariko wowe ubuzima bwawe wabushushanyije gutya, ubyuka ufite umuruho, ufite agahinda, ukoga witotomba, ukambara witotomba, ugasohoka uvuga uti inzira z'Imana ziraca mu zihe nzira, warahetamishijwe. ariko ejo bundi nababwiye ngo ariko uburetwa bagukorezaga, bakwikorezaga, n'umuruho baguhekeshaga, byose bizakurwaho no gusigwa. gusigwa ni iki? ni ukwakira Kristo, ukamenya ko Kristo atari wowe nyirizina, ahubwo ari Kristo nyirizina ukwiberamo. kuko ibyo byose umwana w'umuntu ntabwo abishoboye Kristo atarimo. niyo mpamvu umuntu wa mbere yeshuwe, kuko yari ubugingo buzima. ubugingo buzima ni life, ariko ubugingo buhora bumaze kumwikubitamo bumuzamukiyemo, twahindutse abandi bantu bakomeye. niyo mpamvu rero Pawulo yitegereje mu Baheburayo aravuga ati ariko umwana w'umuntu ni iki? umwita iki? wamuremye mu buryo bworoheje, umugira umunyantege nke, ariko umushyira munsi y'abamarayika, ariko umuhugi butware, umuha icyubahiro kiruta icy'abamarayika. uramupfira, uramucungura, umugira umuragwa, umugira ishyanga ryera. ariko ngo mu mafu ya ni munsi yajyaga amanuka rimwe, akaza akavuga ati ariko abantu banjye ndabakumbuye. ngo umunsi umwe umwami Imana aravuga ati sinzongera kurimbuza abantu banjye amazi ukundi, kubera agahinda. ngo ariko abamwizeye bose yabahaye kuryama mu gituza cye, abagira abana b'Imana. ngo ibyo ntibyavuye kuri gahunda y'umubiri n'amaraso, ntabwo ibyo yari akibikeneye, kuko muri Edeni yafashe akondo aragabumba afata, byose ntacyo byari bikimaze. ariko aravuga ati ndagucunguza umwuka, ngo ishusho yanjye ugire udasanzwe. ariko baravuga ngo ngo ariko ubwiru bw'Imana buratangaje, ngo kugira Imana imanuke ibonwe n'abamarayika, byanditswe muri bibiri, ibyo bintu muzabisoma. ngo ubwiru bw'Imana buratangaje, ngo kugira Imana imanuke ive ku cyubahiro cyayo, ngo ibonwe n'abamarayika. byari ibintu bitangaje, babyerekwaga bavuga ati ntibibaho. imanuke ize mu isi, ibane n'abantu, ikubitwe isuzugurwe, kugira icungure umwana w'umuntu. Yesu arangije arababwira ngo ariko njyeweho bahaye n'umwuka wera. ati harabura igihe gito nibe mukimbona, ariko harabura n'ikindi gihe gito mukambona. yavugaga iki? yavugaga ko mugiye kubona Jesus without limit, mugiye kubona umwuka wera atura muri mwebwe. ngo iyo uri kubisoma neza urasoma ngo abahevi, abanyegiputa, abaki, ubwoko bw'isi, ngo Bibiliya iravuga ngo bari munsi y'ijuru rya Yerusalemu, bose bari ngo amahanga yose yari munsi y'ijuru. ngo hasigaye igihe gito niwe mukimbona, ariko harabura igihe gito mukambona. amahanga yose yari munsi cya gihe umwuka warazaga ameze nk'umuriro, bose ngo bavuga mu rurimi rw'iwabo. ese ibyo byakorewe nde? byakorewe umwana w'umuntu. Yesu Kristo yaravuga ati hasigaye igihe gito niba mukimbona, kuko yari azi ko akazi ko muri Yudaya akarangije, ariko yaje avuga ati kariya kazi yari sampo, ndashaka noneho kubereka ko naje wese, ngo buri wese avuga mu rurimi rw'iwabo.
buri wese yakira kirisito. Noneho kirisito azaza atura muri buri muntu, muri buri gihugu, muri buri moko. Ngo hari amoko menshi, muze kubisoma mu byakozwe n'intumwa igice cya kabiri, ngo icya mbere kugera icya kabiri, icya mbere n'icya mbere, ngo amoko yose ngo yari ari aho ngaho. uwo wari umwana w'umuntu, nta kindi kibyakorewe. ngo ubundi intumwa ziba zakiriye imbaraga, zitangiye kubwiriza amahanga, zitangiye kubwiriza ibihugu byose, n'aba Pawulo baba baraje, baba bateyemo, barangije bose barapfa, itorero rya kirisito rirazuka. ngo ryubatswe ku ntumwa n'abahanuzi, riba rirazutse ryose rirahagaze. ubwami bw'Imana butangira kwamamara kuva ubwo kugeza uyu munsi. nanjye Ange uvuga hahandi kwa wa wundi tutigeze tumenyekana, turavuga gukora kw'Imana. twibuka ubuhanuzi Yoweri yavuze ati ariko mu minsi ya nyuma nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose. umwami Imana aradekara ati nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose. umwuka w'Imana wasutswe kuri wa mwana w'umuntu. ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo turi iminyorogoto, ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo turi abaneshejwe, ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo turi abagomba gutsikamirwa. birashoboka ko urugendo turi kugendamo ari urwo mu butayu, ariko no mu butayu Yesu yafunze iminsi 40, arangije atsindira Satani. Satani aramunanirwa, arahindukira avuga ati ariko nzagutega undi munsi, kuko yari yamutsinze. ibi byose rero Mwuka Wera bitanze kugira ngo umenye ngo ntabwo muri abo mwibwira ko muri bo, ntabwo turi abo twibwira ko turi bo. indirimbo ejo yajemo irambwira ngo hoza ijwi ryawe mukobwa wa Siyoni, ngo nubwo bababona mugenda ntimusa nabo. ese mwibuka ijambo ryavuze ngo ni abamarayika bakorera abera bazaragwa isi, umugeni wa kirisito. ntabwo bakorera abantu bose, ni abazizera bakizezwa n'ijambo. nagira ngo mbabwire ku gace gato ka identite twahawe. iyo usomye mu ntangiriro ukagera mu byahishuwe, haravuga umwana w'umuntu, ngo Imana iravuga ikabwira umwana w'umuntu, mwana w'umuntu uhindukira, mwana w'umuntu ndagukunda, mwana w'umuntu ntutinye, ahataringaniye nzaharinganiza, nzaca inzira mu bidaturwa, wowe kuro nahaye. ariko ntutinye, abamarayika benshi bakaza ku isi kubera umwana w'umuntu, urwego rukaza kubera umwana w'umuntu, intare ntizirya abantu kubera umwana w'umuntu. umwana w'umuntu ni iki? mwami Yesu ndagushimiye ko ibyo wakoze bitangaje, wakoze umurimo ukomeye. iyaba amaso yacu yabihishurirwaga n'imitima yacu ikabyumva, tukabyizera, tukabyambara mu mbaraga. ni ukuri ugeze uvuga ati muzakora ibirenze ibyo nakoze, ahari wenda twabasha no kugendera hejuru y'amazi twemye. gushimiye umurimo wakoze, gushimiye umurimo wakoze. nta kindi kintu nakubwira muri uyu munsi usibye kukubwira ngo ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu urabikwiye. reka tugushime reka tugushime Yesu urabikwiye. ni icyo ngicyo, nta kindi numva narenzaho. hari indirimbo yindi nkunda bavuga ngo Kristo amaze gutanga, shitani yakubise agatwege, yibwira ko Yesu atazongera kwamamaza inkuru nziza. dushime umwana w'Imana, dushime nyiri mutsindo, wowe neye gufata barukanishe yashoye imbohe zose. sinyibuka cyane. Aleluya, 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 aleluya. iyo ndirimbo ndayibuka tukiyiga, najyaga nkoresha intoki nkajya mbara ziriya aleluya, harya ni zingahe? ni 7 nkazisubiramo. yosha Imana ni nziza ibihe byose. so nagira ngo mbabwire ko
uko biri kose imana ni nziza, uko biri kose imana iradukunda, uko biri kose niyo yonyine ifite ijambo rya nyuma kuri twe, niyo ntangiriro, niyo iriho kandi niyo izahoraho, kandi uko yari iri kera niko iri n'ubu. Ikunda kubimbwira Ange ngo icyubahiro cyanjye sinzagiha undi, ngo kandi ntabwo burya duhumye kuko twavutse turi impumyi, oya ntabwo twavutse turi impumyi, nta nubwo ari n'ababyeyi bacu bakoze ibyaha, kuko ijambo rirambwira ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bose barambona, ngo mporera gukiranirwa kugeza ku buvivi, ngo ariko abankunda abo nabo ndabakunda. Imana, icyaha ku Mana ni gatozi, ntabwo ari ukuvuga ngo wayikunze iragukunda ikagukura muri bene so benshi, ntabwo ari Imana ivuga ngo ni ababyeyi bakoze icyaha, ese yavutse ni ibyaha yakoze, oya byose iravuga ngo ni kubw'icyubahiro cyayo, ibyo byose ubona ni kubw'icyubahiro cyayo. Ifata Nebukadinezari ikamujyana mu ishyamba kwari ukugira ngo agaruke akore imirimo nk'uko Imana ibishaka. Kenshi tubibonesha amaso tukagira ubwoba, ariko burya hari amasomo tuba dukuramo, hari ibyo Imana ibishaka ko tubamo, kandi Imana ntiyanga umunyabyaha, ahubwo ihora irwana ivuga ngo yaba yabivagamo nawe. Ibigeragezo by'ubuzima bitandukaniye n'ibyaha. Nk'abantu mwe rero mumenye abo muri bo muri Kristo Yesu, identite dufite, Umwami Imana ntacyo byamumarira, kuko umurimo yakoze uruta cyane ibyo bibazo ufite. Umurimo Imana yakoze yagaragaje ko nta wundi yawukoreye. Ni nayo mpamvu uzareba umubyeyi muzima, iyo abyuka kubw'umwana we, iyo ahaha ahahira umwana we, iyo yishyura ishuri yishyura kubera umwana we, iyo ashaka aho kuba ni abana be, ibintu byose ni abana be n'abana be n'abana be n'abana be. Biravuga ngo se ngo mubwiriza ngo nk'uko inzira ngo utazi uko umwana akurira mu nda niko inzira z'Imana zingana, ngo ese umubyeyi yakwibagira umwana yabyaye? Ngo ntibikabeho. Ndagira ngo mbabwire rero ngo Imana ni urukundo. Kompoza, abantu bize shimi murabizi ikintu kiba gikompoje umuntu, ibintu na kompoza remorikire ibintu nk'ibyo ntibuke ibyo ari byo, byose bikompoje. Imana rero ukuntu iri kompoze, ikompojwe mu rukundo. Morikire zikoze Imana, amapiyesi akoze Imana, yose ni urukundo n'ubuntu. So ndabakunda, mugire ikiruhuko cyiza cya vendredi saint, ni ukuri mwuza mukora meditation ku kintu Imana yakoze. Birakwiye ko ibintu tubishyira ku mutima, birakwiye ko ibintu tubirebesha amaso, birakwiye ko ibintu tubyumva tukava mu kigare. Abonye akavidewo na sharinze ababashe kukabona, kabaza ngo are you born again? Yamubajije ngo are you born again? Nicyo kibazo yamubazaga. Ese wakiriye Yesu Kristo ko umwami n'umukiza? Nawe niba utaramwakira ni ukuri uvuge ngo uyu munsi Kristo abaye umwami wanjye. Ntuvuge byinshi, ko n'igitambo ku musaraba cyaravuze ngo ni ukuri uri umwana w'Imana. Ntiyigeze avuga ibirenze kuri ibyo. Imana yo mu ijuru ibiteho, ndabakunda.